Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise uramutse usanze waragambaniwe n'inshuti yawe ushobora kubyihanganira. Uramutse usanze waragambaniwe n'umuvandimwe wawe ushobora kubyihanganira. Ariko se uramutse usanze waragambaniwe na mama wawe ibi byo wabasha kubyihanganira? Kugambanirwa n'umubyeyi wawe by'umwihariko mama wawe birababaza kandi bitera agahinda. Muri filime yacu The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore mukire, muri iyi filime ibintu bikomeje kugorana bitewe n'uko umusore bita Lewis yagambaniwe na mama we. Nyuma y'uko Lewis yagaragaje urukundo rudasanzwe yakundaga umukunzi we bita Alice, mama Lewis yatangiye kubyitambikamo birangira afashe Alice amutandukanya n'umuhungu we Lewis. Ese guys, ko Lewis yagerageje kongera guhura na Alice akamwima umwanya kugira ngo baganire, Alice abashe kuba yamuha ukuri kose, ibintu bizagenda bite? Nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl bahoraga bifuza yuko Lewis yongera guhura na Alice kugira ngo byibura amutega amatwi abashe kuba yamenya ukuri kwa nyako, ariko Lewis yamaze gufata icyemezo, umutima we wamaze kugira igikomere kitazakira, aho yafashe Alice akamwima umwanya wo kugira ngo baganire abashe kuba yamubwiza ukuri. Guys, uyu Lewis yaragambaniwe kandi umuntu wamugambaniye ni mama we. Ese ku munota wa nyuma ko bavuga ko ikinyoma kitajya kiramba, ari hahandi ubu bugambanyi bwa mama Lewis buzamenyekana, umunsi Lewis azamenya ko ari mama we wamugambaniye akamutandukanya n'umukunzi we Alice, ibintu bizagenda bite? Muri filime The Homeless Girl twavuga ko ibintu bikomeje kugorana bitewe n'uko ibi binyoma ntabwo bijya biramba. Murabizi ko Tricia we yamaze kumenya ukuri kwa nyako kuri mama Lewis. Tricia yamaze kumenya ko mama Lewis ari umuntu mubi, ari umugambanyi, yagambaniye Alice. Ariko ku rundi ruhande mama Lewis akaba yifuza ko Tricia yamubera umukazana agakora ubukwe na Lewis. Ese ko Tricia yamaze kumenya ukuri kwa nyako akamenya ko mama Lewis ari umugambanyi, aho ngaho murumva Tricia yemera ko mama Lewis amubera nyirabukwe? Guys, ahangaha twavuga ko ibintu bikomeje kugorana. Bakunda kuvuga ngo iminsi y'umujura ni 40 n'iminsi y'abantu bakoresha ikinyoma ibibaze kinyuma kigeraho kikagaragara. Guys, rero mama Lewis ibyo twavuga ko ari mu byago bikomeye cyane. Umunsi Lewis arabasha kumenya ukuri, araramuka amenya ukuri akamenya ko mama we yamubeshaga ibyo yamubwiraga byose. Urabizi ko mama Lewis yafashe umuhungu we akamubwira ko uyu Alice ari umujura, akamubwira ko ari umurozi, akamubwira ko yabibye sheke, akamubwira ko yabibye amafaranga. Ibyo byose Lewis nabasha kuba yabimenya akamenya ko mama we yabeshaga. Ibi ngibi abantu benshi bari kwibaza uburyo bizagenda, bikabatera amatsiko menshi cyane, bagategereza iyi episode kugira ngo bazarebe uburyo ibintu bizagendamo. So rero kugira ngo iyo episode ya filime The Homeless Girl itazabasha kuba yagucika, wowe icyo usabwa nta kindi, reba munsi y'ivideo dukandira aho handitse subscribe, fungura inzogera ya mbere kuri all notification, udukandire like, uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, uburyo ubyumva, uburyo ubitekerezamo. Umunsi Lewis azaba yamaze kumenya ukuri kwa nyako agasanga ari mama we wamugambaniye. Ese guys, ko uyu Alice ari innocent people, twavuga ko Alice ari umuntu w'umwizerwa, ibi byose bamubesheye ntabwo yigeze abikora. Mwewe muba mukurikiye filime The Homeless Girl murabizi neza. So rero uyu nguyu mama Lewis ari mu bibazo bikomeye cyane. Umuntu bita Tricia yamaze kumenya ukuri kwa nyako, Lewis nawe arabizi neza ko adakundana na Tricia, batazabana, batazakora n'ubukwe. Ariko mama Tricia we nani mama Lewis we akomeje gushuha cyane. Mama Lewis ngira ngo muri kubona ko yizeye ko ubukwe buzaba,
aho yatangiye gushaka amasare azaberamo ubukwe, aho yatangiye gutumira inshuti ze zimwe na zimwe azi ngo hariho ubukwe hagati y'umuhungu we Lewis na Tricia kandi nyamara nta bukwe buhari. Guys, ahangaha ibintu bikomeje kugorana, kunda kuvuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Uyu nguyu Lewis nakomeza kurangara bitewe n'ubu bugambanyi bwa mama we, azajya kwisanga umuntu bita Alice akundana na Lucky, birangire Alice yibaniye na Lucky nk'umugore n'umugabo. Ese ibi byo biramutse bibayeho, iyi couple ya Lucky na Alice mwabasha kuba mwayishigikira? Guys, nk'uko mubizi iyi filime The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore mukire ikorwa ku bwanyu, ni mwewe ikoredwa kugira ngo muyirebe. Rero murasabwa gutanga ibitekerezo byanyu tukaganira kuri iyi filime, tugasobanura ibigenda neza, tugasobanura ibitagenda neza, ndetse n'ibintu byose bigiye kuba byaba muri filime yacu The Homeless Girl muri episode zigiye gutangira gusohoka mu minsi iri imbere. Rero urumva ko ari umwanya wawe wo kugira ngo utange igitekerezo cyose uba wafashe umwanya wawe kavuga ati nkurikije uko mbona iyi filime The Homeless Girl, genda mbona ibi bikwiye kugenda gutya, ndabona ibi biri kugenda neza, bakwiye gukomerezaho, bakwiye kuba bakosora ibi ngibi nibigenda neza. Icyo gihe uba watanze icyo gitekerezo, buri umuntu w'agaciro cyane, buri umuntu w'ingirakamaro, kubera ko uba wabashije kugira uruhare muri filime yanyu The Homeless Girl kugira ngo ibashe kuba yaza muyirebe imeze neza. So guys, rero nizera ko iyi filime abantu mwese mudukurikiye mugenda muyigiraho byinshi. Ibaze gusanga waragambaniwe na mama wawe kandi ibi ngibi bidakunze kubaho. Nk'uko natangiye mbivuga, usanze waragambaniwe n'inshuti yawe, ibi ngibi wagerageza kubyihanganira kuko n'ubundi bikunda kubaho kenshi. Nanone ugambaniwe n'umuvandimwe wawe, nabyo wagerageza ukabyihanganira. Ako gusanga waragambaniwe n'umubyeyi wawe, gusanga waragambaniwe na mama wawe, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bitera agahinda abantu benshi kubyihanganira. Ndahamya nashidikanya ko byabagora. So rero bye bye, avitara vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, shira imigisha mu byo mukora byose, mukomeze mutere imbere, turabakunda cyane. Mwibuke gusiga mukoze subscribe, mwibuke gukanda like kugira ngo episode zose za filime The Homeless Girl mujye muzibonera ku gihe. Imana ibarinde, duhure next episode.